Ndagusuhuje mukunzi wacu wowe udahwema gukurikira amakuru ndetse n'ibiganiro tugenda dutambutsa hano kuri KN Radio, aho tubagezaho amakuru aba avugirwa mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Ni inkuru itugezeho nonaha, naho umuyobozi ukomeye mu Rwanda atawe muri yombi. Mbese uyu muyobozi ukomeye mu gihugu cy'u Rwanda yaba atawe muri yombi akekwaho gukora ayahe mahano? Mbese abagiye batandukanye bose ko bakomeje kugarukwaho kuri uyu muyobozi watawe muri yombi n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB, rwaba rwamujije iki? Ese kuri ubu urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB mu Rwanda, inzego zigiye zitandukanye zaba zatangaje iki kuri aya makuru akomeje kuvugwaho n'abantu benshi cyane hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga zo mu Rwanda, bitewe n'uyu muyobozi ukomeye watawe muri yombi n'uru rwego? Ibi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye nibyo bikubiye mu makuru twaguteguriye uyu munsi. Icyakora icyo tugusaba ni kimwe gusa, ni uko wadutera inkunga uyu munsi maze ukareba munsi y'iyi nkuru urabona ijambo subscribe cyangwa se abone, uhita ukandaho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya ubona amakuru tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Reka twitse gatonya ubundi tuze tubabwira byinshi kuri iyi nkuru ikomeje kugarukwaho n'abantu benshi cyane hirya no hino mu Rwanda, bitewe n'uko uyu muyobozi wari ufite izina rikomeye mu gihugu cy'u Rwanda atawe muri yombi bitewe n'ibyo yari amaze gukora. Mbese ibyo yari amaze gukora byatuma atabwa muri yombi byaba ari ibihe? Icyo tugusabye rero ni uko wakomeza kudukurikira kugira ngo tuze tubaramburira byinshi kuri iyi nkuru. Reka nongere mbahe ikaze bakunzi ba KN Radio, aho tubagezaho amakuru aba arimo aragenda avugirwa mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Ibikomeje kugarukwaho n'abantu benshi cyane hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga za hano mu Rwanda ndetse n'ibitangazamakuru bikorera mu gihugu cy'u Rwanda, barimo baragarukwaho ku muyobozi wari ufite izina rikomeye mu gihugu cy'u Rwanda watawe muri yombi n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB mu Rwanda bitewe n'ibyo yari amaze gukora. Mbese uyu muyobozi yari amaze gukora iki cyatumye abantu benshi bamugarukwaho cyane, cyangwa abantu benshi bagenda batanga ibitekerezo kuri uyu muyobozi waba watawe muri yombi n'uru rwego rw'ubugenzacyaha RIB? Umuyobozi mukuru wa sosiyete y'ubwishingizi Sonarwa General Insurance, Liz Kinyangi Lulu, yatawe muri yombi n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB akekwaho kunyereza arenga miliyoni 117 z'amafaranga y'u Rwanda. Ibikomeje kugenda bigarukwaho n'abantu benshi cyane bagiye batandukanye mu gihugu cy'u Rwanda, bavuga impamvu ko uyu muyobozi urwo rwego ibyo rwakoze byari ibintu byiza, bitewe n'uko hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda hagenda humvikana abantu benshi baba bafite icyo bashinzwe mu gihugu cy'u Rwanda, bagenda banyereza amafaranga y'abaturage cyangwa banyereza amafaranga ya leta, bitewe n'uko baba bafite izina rikomeye mu gihugu cy'u Rwanda. Ngo kuba rero yafunzwe n'uru rwego ngo ni ikintu cyiza, ngo ahubwo bakomeze bakorere iperereza, ngo n'abandi bakekwaho nabo babate muri yombi. Amakuru atugeraho avuga ko uyu watawe muri yombi yatawe muri yombi ku itariki 2 Ukwakira 2024. Aya mafaranga ashinjwa kunyereza afitanye isano na hoteli Norbis isanzwe ari iya Sonarwa, aho imurega ko yanyereje amafaranga y'u Rwanda hafi miliyoni 117 z'amafaranga y'u Rwanda. Uyu muyobozi mukuru w'iyi sosiyete kandi ntabwo yatawe muri yombi wenyine, kuko ari kumwe na Aisha Uwamahoro wari usanzwe ari umucungamutungo muri iyi hoteli, kuko bafatanyije kunyereza ayo mafaranga uyu mugabo arimo gukekwaho. Itabwa muri yombi ry'aba babiri ryemejwe n'umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB, Dr Murangira Bitseri, ubwo yabiganirizaga itangazamakuru. Mu magambo ye yagize ati:
ni ukuri bakurikiranyweho kunyereza umutungo no gukoresha nabi umutungo ufitiye rubanda akamaro. Kugeza ubu dosiye yamaze gushyikirizwa ubushinjacyaha nubwo iperereza ryo rigikomeje kugira ngo koko barebe koko niba ibyo bakekwaho baba barabikoze. Inzego zitandukanye zirimo n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB ruhora rusaba abantu kwirinda ibikorwa ibyo ari byo byose biganisha ku cyaha, kandi ruhora rusaba abantu gukomeza gutanga amakuru ku bikorwa bigize ibyaha aho bigaragara. Tubibutse ko iyi ari KN Radio ugikomeje gukurikira ishakira rukumbi ry'amakuru yizewe mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Iyi ni inkuru yumvikanwe mu mujyi wa Kigali, aho umuyobozi ukomeye cyangwa ufite izina rikomeye mu gihugu cy'u Rwanda yatawe muri yombi bitewe n'uburiganya yari amaze gukora. Uyu muyobozi mukuru wa Sonarwa General Assurance yatawe muri yombi n'uru rwego, aho benshi batandukanye barimo baragaruka kwitabwa muri yombi ry'uyu muyobozi bavuga ko ahubwo runo rwego rw'ubugenzacyaha RIB mu Rwanda rwagiye rujya ahantu hose cyangwa rwagiye rucengera ahantu hose, ko abayobozi benshi na benshi bagenda bakora amanyanga bitwaje icyo ari cyo cyangwa bitwaje icyo bashinzwe mu gihugu cy'u Rwanda. Muri nayo mpamvu rero n'uyu muyobozi nawe yitwaje izina afite ubundi akanyereza amafaranga angana uko nguko. Ndagushimiye we twabanye mu makuru yacu y'uyu munsi. Icyakora niba ari ubwa mbere dusuye, ndakwinginze mukunzi wacu, jya munsi y'iyi nkuru urabona ijambo subscribe cyangwa sabone, utukandaho n'akazugira kaza nako ntugasige nako uhite ugakandaho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uba uwa mbere mu kubona amakuru ndetse n'ibiganiro tugenda dutambutsa hano kuri KN Radio. Mu gihe kandi umaze kumva aya makuru yacu, jya ahatangirwa ibitekerezo maze uduhe igitekerezo cyawe, haba ari igishima ibyo dukora ndetse n'ikitugira inama y'ibyo twazahinduramo mu makuru tugenda tubagezaho hano kuri KN Radio. Mu gihe kandi umaze gukora ibyo byose, fata iyi nkuru uyisangize abandi kugira ngo nabo bajye bumva aho ibyiza biri, ko nta handi ari hano kuri KN Radio. Icyo gihe natwe numara kubikora, icyo gihe natwe tuzakuzanira amakuru meza kandi agezweho nk'uko dusanzwe tubikora hano kuri KN Radio. Mukomeze mugire ibihe byiza kandi Imana yo mu ijuru ijye ikomeza ibane namwe umunsi ku wundi.